ukeneye gutungira ijambo. Ijambo, iri jambo. Bwira umuntu ngo ukeneye gutunga ririya jambo. Iri jambo ryaguhereza icyo so na nyoko bataguhaye. Iri jambo ryakwicaza iwanyu batazigera bicara. Iri jambo iyo ryageze ku mugabo wakunaniye uhora mu ndayi rikamufata, umugabo afata icyemezo agakizwa. Umugabo wasengeye amajoro, iri jambo regera ku muntu wakoze jenoside bakamufunga yaranze kwemera, ryamufata akavuga ati reka mbabwira abo nishe kuntu bangana. Ni ijambo riba ryamufashe. Iri jambo bakubita igisambo kikanga kwemera ko kibye, ariko iri jambo ryamufata akaza agapfukama ati bujye wabimaze. Nta kindi kibikoranira ijambo. Niyo wakwisiga makeup amaso yawe agahinduka umutuku, iri jambo ritarafata umugabo wawe uracyaruhira ubusa. Iri jambo iyo ryafashe umugabo wa wundi wakurebaga guca inyuma, ahita atangira ati njyewe ubwanjye icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza. Ujya riba ryamufashe. Mbega haleluya. Iri jambo mubwire ngo Imana iguhira ijambo. Ijambo ukeneye gutunga ijambo. Igihe tugezemo kizanyuramo abantu bafite iri jambo. Iri jambo hari abaza bakeneye ko duhanura. Oya, tungira ijambo niko ivuze. Mubwire ngo tunga ririya jambo niko Imana yamutumye. Harimo ijambo ikakubwira ngo ni se w'imfubyi n'abapfakazi n'abadafite shinge na rugero. Iri jambo iyo urifite ntabwo ujya mu kabari. Iri jambo iyo urifite ntabwo bagukora ku mabere. Iri jambo iyo urifite ntabwo ujya guteka umutwe ngo ubeho. Iri jambo iyo urifite ntabwo ujya gusebanya. Iri jambo iyo urifite riragushorera rikakugeza mu masezerano. Barizo umuntu muri Kongo ririya jambo uracyarifite cyangwa wifitiye amasezerano gusa? Ufite amasezerano cyangwa ufite iri jambo? Niko marayika ari kumbwira ngo nkubaze. Ole mata ya bosi etayigeri haravuze ngo tungira ijambo. Iyo dusengera ingwara nabundi mu maji dukoresha duhagurukira muri iri jambo. Kwa Yesu dufite ubutwari, tuzakandagira inzoka. Babajwe n'umuntu udafite iri jambo. Iri jambo mwabagabo mwe muri hano, iri jambo muri tunge ribe ku mitima yanyu. Iri jambo nugendana naryo rizakugirira neza. Iri jambo nagendanye naryo niryo rimpagaritse hano. Ndabibutsa ko mwese duhuriye mu muhanda ntafite iri jambo nta n'uwampa amazi yo kunywa, ariko kubera iri jambo minsi yashize nasengeye umwafandi ufite abantu bamurinze. Ndamubwira ntumva ukuntu Uwiteka avuze, abarapfukamye ati vuze iki? Ndahanura nkubitamo nka bibiri akabirinduka kandeba n'inyenyeri ati mbwira ikindi vuze ndi kuyumva mana. Haleluya, haleluya. Atari ijambo yagupfukamira wowe uri icyusi urindi. Nimbonye bari bagufunze kandi dore ejo bundi hari inama yabaye y'abagabo babiri ati nukuri kw'Imana niko byabimeze, ndebera neza ubimbwire neza. Gira umuntu muri Kongo n'iri jambo ribikora. Kandi ubwo turi babiri, abandi bose bari hanze ndagenda bakagenda bankurikiye bati uri umukozi w'Imana. Gira umuntu muri Kongo nudatungira ijambo uzabahute. Umudamu umwe yarakijijwe afata icyemezo cyo kubatizwa. Afata icyemezo kubera iri jambo. Haravuga ngo iri jambo ryagutunga udafite umugabo, ryagutunga udafite urubyaro, ryagutunga nta mafaranga. Ngo amare kumenya ayo makuru abwira umugabo we wanywagura umugeni itabi. Haramubwira ati mugabo wanjye kankubwire
iri jambo nasanzemo umugabo witwa Yesu, ngiye kubatizwa mukorere. Umugabo aramubwira ati niwibeshe ukabatizwa, umunsi wabatijwe niwo munsi wanyu muzaba usezeye kuri iyi si, uzazura zenda gute mupfe. Umugore aravuga ati aho kugira ngo mbure iri jambo nzemera unyice, iri jambo nzi ko rizandenganura. Umugabo ati ngaho uzibeshe, itariki yo kubatizwa iragera. Igeze, umugore ateka neza nk'umuntu urabatizwa, asa neza, arambara, arangije aragenda mu mazi menshi, baramubatiza. Atashe asanga umugabo ahagaze mu marembo, yahazura umugini itaba, amaso yatukuye, yaguze umuhoro mwiza. Aramubwira ati nta kabuza ngomba kuguhitana uyu munsi. Aramubwira ati ngiye kukwica. Umugore aramubwira ati mugabo wanjye, Yesu nakurikiye arakuruta kandi akurusha ubushobozi. Aramubwira ati ariko aho kugira unyikire muri aya marembo, abantu bose bazajye bamenya ko amaraso y'umugore wawe yaguye ku gasozi, tugende unyikire mu gipangu mu mbuga, hanyuma nta muntu urakunkiza, unyice turi babiri. Umugabo ati nta mungiriye niyo ngwino tugende. Ngo bagere mu mbuga bakinga igipangu. Umugore ati mugabo wanjye nungutse igitekerezo, aho kugira unyikire muri iyi mbuga abana ariho bakinira umupira, waretse tukagenda ukanyikira muri saro, ko abana bakinira umupira hano bazajya baribuka bakibuka ko amaraso ya mama wabo yaguye hano. Ati nta mungiriye ngwino tugende nkwice. Ngo bagere muri saro. Umugore ati mugabo wanjye, afungura televiziyo y'ubukwe bakoze. Aramubwira ati sheri, nubwo ugiye kunyica naragukundaga. Umugabo ati ibyo ntabwo mbirimo, narakubujije ndakwica nabirakariyemo. Agasoma urumogi. Ati vuga amagambo atatu nkwica. Ati mbabarira kubwira ikintu kimwe nungutse, aho kugira unyikire muri saro, dufite icyumba cyacu turi babiri, nta muntu uzabimenya ko wanyiciyemo, tugende unyikire mu cyumba. Umugabo ati aho ho ni sawa. Ahita akinga urugi bajya mu cyumba. Ati ngaho senga Yesu wawe akunkize. Umugore aravuga ngo Yesu, nzi ko ushobora, nta kibasha kurogoya umugambi, naho napfa nzi kuri mu ruhande rwanjye. Habwira umugabo ati mugabo ndashoje, ugiye kunyica, ariko hari ijambo rimwe nshaka kukubwira. Nasize ntetse neza, kandi nubwo ugiye kunyica mfite inzara, kandi nawe nubwo hazura umugi inzara irakwishe. Tugende basi nkugaburire bwa nyuma, unyice ufite imbaraga, nanjye unyice ndiye. Umugabo ati tugende manze mbige nguhitane. Baragenda. Bageze muri saro, umugore ararura, yarangiza akajya atamika iki umugabo. Byabirya nta n'umunyu ngo byari bifite, ariko Yesu agera muri ibyo biryo abitera ikirungo, biraryoha. Umugabo arabirya araryoherwa. Amaze kurya, haleluya, umugabo aramubwira ati teka n'ibindi nkwice mpaze neza. Arateka birasha, aramuzanira nabyo agira gute. Ngo bimaze, amaze kurya, amaze no guhaga, umugabo aramubwira ati kankubwire, kuva twabana nibwo utetse ibiryo biryoshye, none ntabwo nkikwishe uzongera untekera ibindi biryo biryoshye. Haleluya! Yesu amufatiraho. Gira umuntu muri kuwe ngo Yesu hari inzira azabinyuzamo, humura. Tugiye gusenga Imana. Ni bande bizeye ko Yesu hari icyo azakora? Twikira ntiwaseba. Imana igutwikira yanze kuseba. Iramutse igutwikuruye gatoya, wakwandagara ku musozi utuyeho. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo kuvuga abandi wowe Imana igutwikuruye byagenda gute? Mumbarize. Hari amanyanga menshi wakoze, Imana iragutwikira. Wagiye mu bapfumu, Imana iragutwikira. Uca umugabo wawe inyuma, Yesu aragutwikira. Uca umugore wawe inyuma, Yesu aragutwikira. Ujya mu kabari utukisha izina ry'Imana, Imana irangira gutwikira. Uyu mwanya Imana irambwiye ngo dore Yesu aracyari ku musaraba, ateze ibiganza kugira ngo yongere